Kina nguvu sana chama chetu, kina nguvu sana chama chetu, kina nguvu sana tulipiga Uvira, kina nguvu sana tulipiga na Goma, kina nguvu sana chama chetu, 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 kina nguvu sana
Ninganduremo inzu z'abasongomani nyinshi cyane ubu tuvugane muri iki gitondo cy'uno munsi dusanze barimo barishima baraserebura bafite ibyishimo n'ubwuzu ahangaha mumbona njyewe ndi Mandela Eric nkaba nanjye umukongomani nganje kumwe n'umuvandimwe ahangaha nsanze barimo baraserebura kuri murare nyinshi bishima musore twaganiriza amazina witwa nde? Mico myiza Delphin. Mico myiza Delphin. Mico myiza Delphin makuru yawe? Nta mahoro kabisa ni mutambarare. Mbese ko mwishimye gutya bimeze gabo mfite ubwuzu n'ibyishimo byinshi cyane munezerewe cyane muranezezwa n'iki? Ntabwo twabura kwishima intare zacu namwe murabibona nubwo turi ahandi ariko urabona ko ibintu ari tambaraye kabisa. Ari tambarare cyane rwose. Ibyishimo bivuze ko muri guserebura muri iki gitondo muri umubare w'ubukungu bw'abakongomani bivuze kuri wowe. Urakoze cyane kumva icyo kibazo. Ntabwo byabura kuba aricyo bivuze cyane urabona nk'abantu ntabwo twashoboye kubasha kujya ku rugamba ariko aho turi twagombye kuba turi inyuma y'icyama niyo mpamvu uri kubona byibuze ikintu turi gukora gifite turi gukora ku cyama kuko gifite icyo cyakoze cyamenye amaraso niyo mpamvu natwe tugomba kubaho turi niba wafasha tugomba kubyishimira kuko dushaka kugira iwabo. Ubu murishimye cyane ko Bukavu yafashwe Goma twabonye iminsi yashize Goma ifatwa mwaraserebuye muraserebura cyane uno munsi muraserebuye kuri Uvira ifashwe bivuze iki ku muryango w'abakongomani ku bakongomani bari mu nkambi zigiye zitandukanye ndetse n'abakongomani bagiye mu bihugu byo mu Burayi Europe na Amerika na Canada bivuze iki kuba Uvira yafashwe? Urakoze cyane icyo ni ikintu cyiza kuko umuntu muri aka kanya wifuza gutaha yari afite amakiriro ko yagomba gutekereza ko Uvira igomba gufatwa arangiza agataha. Nibyo nshaka kubwira abantu impunzi ziri mu Rwanda ziri Rwotamasimbi
izindi bihugu bigiye bitandukanye kumva ko zataha izishobora zikaza gufasha abanyamuryango ndetse n'abagiyeyo mwagiye gutabara ntihagire ababaririye ndabona wishimye cyane kubona n'urubyiruko rwinshi ruba rwakugaragiye ndabona wambaye ibirangantego by'igihugu ndetse ko uri umupatriote ukomeye cyane ndi umuntu ukunda igihugu ndetse nshishikariza buri rubyiruko rwose rw'abakongomani byagira akantu uhora umuntu ukunda igihugu basi ngoreka kamwe gatendeye chama chetu kina nguvu sana chama chetu kina nguvu sana ilipiga Goma kina nguvu sana kikapiga Uvira kina nguvu sana urakoze cyane aho taragira kurekura nagiraga ngo baze aho ngaho nkambi ya Mahama ndabona harimo urubyiruko rwinshi n'ababyeyi benshi bose babaje ababyeyi babaje kuri uko bagende kugira ngo abantu mubabone bangana uko nguko baze gufatanye guserebura ko birimo yafashe iki ni igisobanuro cy'abantu bakunda igihugu nubwo turi ishyanga ariko ntabwo bivuze ko twataye igihugu ahubwo cyabaye ikibazo cy'intambara ibi ni ibyishimo by'uko hari abantu bifuza gutaha ariko babuze uko bataha iki ni igisobanuro cyiza cyane ahubwo icyo twasaba ni uko umukongomani wese ahantu ari yakwishimiye intsinzi nk'iyi ahubwo akifuza gutaha kuruta uko yagumye w'abantu ese baramutse bavuze ngo ora nka Uvira yarafashwe Bukavu yarafashwe na Goma yarafashwe ni imijyi ikomeye muri Kongo y'amajyaruguru niko ngo basirazuba sori ndetse urabona bavuze ngo mutahe byashoboka ko mwahaguruka mwese mugatambuka jiwanyu twatindiwe nuko wabivuga icyo ngicyo ni nk'ihame wowe wakibaza wese w'umukongomani ubuhunzi ni bubi kandi kera ni bubi icyo barwanira cyo kugira ngo bafate abantu barangiza baducire intsinzi nk'abakongomani rero kugenda iboneka cyane nubwo tudashaka ko ivuga gusa dushaka Kongo yose ariko dufite icyizere ko ugomba gufatwa usibye natwe n'abandi bakabohora ese nakubaza ikibazo kimaze ko mushaka gufata Kongo urabona bishoboka ko AFC M23 ishobora gufata Kongo yose cyangwa ndakubwiza ukuri niba dushobora gufata Uvira iri ku mupaka w'Uburundi bufasha Kongo twatugeza mu Uvira dushobora kubona inzira yo kujya muri Kongo biroroshye cyane kuruta ahandi hose twafata wabwira iki ko munano abarundi turazi yuko abarundi wazalendo FDLR na FARDC bose bafatanya kuba FDLR na wazalendo n'abarundi batsinzwe M23 ikaba yabakuye hariya Uvira hayasaba ubwenge bwinshi wabwira ko abarundi niko batangariza abarundi nk'abanyabwenge hari ibyo babonye byinshi barabonye n'ibyo batabonye barabyumvise ndagira ngo abarundi na FDLR bataye mu bihugu byabo twirwanire nk'abakongomani ubwacu dushaka igihugu cyacu kuko izi ntambara zose ziterwa n'abarundi ziterwa na FARDC na FDLR abakongomani twebwe batureke dushaka ubwenge bwacu basubire mu bihugu byabo urakoze mbere byadusoze gira nk'amagambo kandi ushobora kugira gisegati ndetse ndayishimiye na FDLR zaseze ikoze genocide mu Rwanda mu 1994 ndetse n'abawazi gira amagambo ugira buri muntu giti ciwe umugenera nkuko nabivuze nabwira gisegati ngo aturi mu nzize bemere nyine duhuze nk'abakongomani muri rusange abasirikare b'u Burundi bataha iwabo ndetse na FDLR zisubire mu bihugu byabo natwe ubwacu dutahe iwacu uko turashaka urakoze cyane rero uyu mubona yavuze ko yitwa Mico Byiza Delphin ni umwe mu rubyiruko rubarizwa mu muryango w'abakongomani UGF Union des Jeunes Familles Congolaises Delphin turabashimiye cyane kandi murakoze natwe turi kumwe namwe muri ibi bikorwa byanyu bya buri munsi kugira ngo dukomeze murakoze cyane asante cyane umwe mu rubyiruko rw'abakongomani ahangaha twari turi mu kwishima mu misereburo myinshi cyane kuba Uvira yafashwe ahangaha hari urundi rubyiruko rwinshi rutandukanye nakwegera umwangaha wundi ndabona umuhungu wambaye idarapo mu mutwe musegera yuno nawe ndabona ari hamwe n'abangaba bagenzi b'ahangaha hose bari ahangaha bimeze ko bakwita n'amazina yawe yes ibintu bimeze neza cyane yewe nitwa Shaka Alex mwana mboka kabisa murabona ko ibintu bimeze neza hano mu nkambi turi guserebura intsinzi ya Uvira mwana mboka ndabona nawe uri umuntu w'umupatriote none waba ubyukiye wabukere ese ubu ngubu mwabyutse sangahe kugira ngo tumwitwe muhe muri ahangaha mwabyutse sangahe gihe ki ese ubu ndahera ariko reka tubivugeho ni ukuvuga ngo ubu tuvugana naraye ntasinziriye ntegereje intsinzi kuko amakuru nyine nari nyafite twagombaga kubohora umujyi witwa Uvira abantu benshi murabuzi mwagiye mubibona ko ari ahantu nyine hasabye imbaraga nyinshi izo mbaraga intare za Sarambwe ziyobowe na General Sultan Emmanuel Makenga imbaraga zirahari cyane rwose twaraye tuticaye twategereje ko byibuza akijima kagabanuka kabisa umuco ukaza umuri tukabyutsa abantu tugaserebura intsinzi giye ku giti cyanjye n'abasore banjye twabyutse isaha y'isa 10 kabisa kandi tugeze mu nkambi tukubyutsa abantu tujye guserebura intsinzi ya Uvira ese ndabona ahangaha
hari urubyiruko, hari abana batoya, hari abakecuru, hari abagabo bakuze hano n'abasore. Abantu kugira bazanga bigene gutya bamenye amakuru biba byagenze bite. Njye nabonye bingoye cyane ubuyobozi bw'amakuru amenyekana nganganye ariko kutubira ahangaha. Uwo ari we wese rero utazi ibya hano, utazi urukundo rw'abakongomani yakwibaza icyo kibazo, ariko mu by'ukuri abakongomani bagira urukundo, bagira connection, twese turishanga ariko twese turaza inshinga no guharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu cya Kongo, nk'uko intare za Sarangwe ziri kurwanira uburenganzira bwacu. Ntizigera zihagarara zitaratubonera ubwigenge, ntizigera zihagarara zitarabona igihugu nk'uko babyiyemeje. Niyo mpamvu rero connection y'abakongomani, urukundo rwabo twese twasharinze amakuru tubyukira rimwe, ubwo murabona ko turi abantu benshi kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Okay, Alex, ndumva ufite courage, numvisha muri gutera indirimbo ngo twashinze amashuri, wansubiramo gatoya. Murakoze cyane. Iyo ni indirimbo rero yacu nk'uko mubizi, ni indirimbo ya famille UGF cyangwa se Union des Jeunes Famille Congolaise ibarizwa mu nkambi zigiye zitandukanye. Iyo ndirimbo yacu rero iravuga ngo ibyo gusubira inyuma pare nagoma sirandani dage kamisi mururige muze tudamagana ubukoroni bwararangiye twashinze amashuri twigisha mu abarundi mubukeremere mubasegoderi mukavubanira nawe uvira turazi tubahakanyije neva muzamutashe kabisa, twamuhaye ibyo twamwikoreje kabisa. Gira nk'amagambo nk'abisha uryo ndayishimiye. Ndayishimiye neza ndahera. Ndayishimiye wowe rero ibyo urimo ntabyuzi bitereye mu mata nk'isazi ukoze no kuyatokora. Ndayishimiye nawe koko analize uri kujya kuvuga nkoranyambaga ukavuga ngo ibyo ni ibya Kongo nyene ngo babyimenyere ngo umusirikare bagiye ngo muri Kongo bagiye gutabara mubibatse ngo bariko baraboho gice ko muri Kongo nuko ari tubaze twe turi abarundi. Niba uzi kutari umukongomani guma mu Burundi umenye ibyo mu Burundi urekere Gisegeti ibiye. Gisegeti nawe rero Kongo ntabwo turi abanyarwanda, turi abakongomani, ibyo kudusubiza mu birunga ntabwo tujyagwa n'ingazi twebwe turi abantu. Kongo ni yacu, ikikwemeza ko ari yacu, aho tumaze kubohora hari umutekano, aho uri nta mahoro ahari, tuzahora tubivugani, tuzahagarara twabonera abakongomani ubwigenge. Gira ikintu kinini ijambo rimwe ugenera FDLR zifatanya na Wazalendo na FARDC na leta y'u Burundi. FDLR twashize ko genocide mu Rwanda mu 1994. Gira ikintu babwira nabo kugira ngo bumve ko muhari muri abakongomani uko mugena muri bivuga. Iki ijambo nagenera rero FDLR yakoze genocide mu Rwanda 1994. Icyo nababwira cyo iyo wakoze icyaha ugafatwa uba ugomba kwemera ukaza ibihano ugomba guhabwa ukabihabwa. Siko bimeze abantu ba FDLR ziri muri Kongo. Icyo nababwira cyo muze mwemere icyaha mwaragikoze, bitari ibyo ngibyo murafite murashize turabamaze. Niko ibintu bimeze. Manaboka turagushimiye cyane kandi twishimiye kuba tugane nawe n'ikintu by'abantu. Ndakeka icyo Gisegeti ndayishimiye ndetse na FDLR na Wazalendo, ndumva ari ikintu cyumvikana. Turagushimiye cyane murakoze cyane. Ariko tutaragenda ndashaka kubwira urubyiruko rw'abakongomani mwese, urubyiruko rw'abakongomani muri mu nkambi zigiye zitandukanye mu Rwanda, mu Uganda, hehe na hehe isi yose. Icyo nababwira urubyiruko nitwe imbaraga zose. Niba wifata ukicara uzi neza ko nta ruhare uri kugira mu gufata igihugu yego kujya kurwana nibyo nicyo cya mbere, ariko niba udabonye ubushobozi bwo kujyayo bitewe n'impamvu runaka, aho uri korera igihugu kuri social media turwana intambara z'umuntu nyine z'amagambo rwose nyine buri wese akorera igihugu ahari. Murakoze, Imana ibahe umugisha. urabona hari izindi nkambi zirimo abakongomani nyinshi, wowe wabashishikariza iki cyo wababwira icy'urubyiruko ko Kongo ari iyacu, ni ejo tw'urubyiruko kuko dufite iminsi yo kwenjoyinga. wabwira ko urubyiruko rurereye mu zindi nkambi ruryamye rutuje bagira icyo rukora rwigize ba Sibindeba. Urubyiruko ruri mu nkambi zigiye zitandukanye rero ushobora kwigira Sibindeba bitewe n'uko utazi amateka y'igihugu cyawe, ushobora kuba waravukiye mu nkambi, utazi muri Kongo, utazi ibyabo. Icyambere egera ababyeyi, wegera abakuru bakubwira amateka, umenye aho uva, utazi ahava ntamenya aho agira ute ahajya. Wikwicara ngo ibyo ushaka nyine bizagusanga aho ngaho mu buriri. Ngwino umenye amateka, ujoininge amafamiye y'abakongomani ari mu nkambi zitandukanye, urebe ko utamenya. Ubundi ibindi numara kujoininga famiye ya GFC cyangwa se Unity, ibindi uzabimbaze nutagira icyo umenya. Alex, turabashimira Imana ibamugisha. Namwe mukomeze mwenjoyinge. Reka dukomeze enjoyinge intsinzi y'intare za Sarambwe mu mujyi wa Uvira. Ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane, ni mpaka Kinshasa. Yes, kuko mubibona nyine turi ahangaha
ndakeka mwabonye ari urubyiruko rwinshi hari abantu benshi batandukanye harimo abana batoya abana mumeze mute mwaje namwe gukora iki mwaje guserebura kuri Uvira ya nkuko mubyumva ngaha turi hamwe n'abana benshi ndetse n'ababyeyi n'abakecuru n'abasaza ahangaha turi turacyari kugira ngo tubereka ibintu bigenda bijya mbere gusa ishyanga seza namba kurwanishano tugomba gutaha tukajya iwacu igihugu cyacu turakomeza kugira tubahuje n'abantu benshi tukazoganiza abasore tugenda twabona n'ababyeyi ndetse n'abakobwa bakiri bato tubaganize murakoze cyane turacyari kumwe tukazagera tuganira Mana turagushimiye muri kino gitondo kuja badukoreye wabanye natwe Mana iyi minsi yose Mana twakomeje kukubwira bigezaho Mana uyu munsi muri kino gitondo turatugushimira turagushimiye kuko uyu munsi Mana twaronse intsinzi ababyeyi barafukamye hano hantu dore urubyiruko rurafukamye hano hantu Mana bagushimira Mana gushimwe kubyo ukoze Mana muri kino gitondo aya masaha Mana tugiye kongera kandi gusubira iwacu macumbi yacu Mana turasaba ko mukome tubana natwe Yesu Mwami wacu wanesheje amashimwe menshi cyane ruguru gutwi kwawe ntikwapfuye ngo naniko kukumva waratubwiye amen none turashubijwe izina ryawe rye rihabwa urugendo ruracyari rurerure haracyari ahandi tutegereje kugera ndakwinjiza komeza tuneshereze nk'uko watuneshereje ahashize hose maze dushime izina ryawe nishimwe mu mahanga yose tunezere kandi dore tugushima ruguru uhagaze imbere y'abana bacu bakeya ariko twohereza ingabo zo mu ijuru bakeya ariko bo mu ijuru ntabwo ari bakeya urigaragaza nk'Imana ushime kandi bose turanezerewe turagushimiye imitima yacu turazenguza hose dushima izina ryawe warakoze guhagarara tugahagarika abahungu bacu n'abakobwa bacu bakitanga natwe turababonye amen Mana kandi utubere icyubahiro uduhe abadukojeje isoni mu minsi yashize baye nawe gukurwa n'isoni iryambaje mu izina ryawe Yesu murakoze Imana ibakire mu bayo murakoze cyane uko twakomeje kubabwira ahangaha turi ni mu nkambi ya Mahama twabyutse mu gitondo cya kare kare murabona hari urubyiruko rwinshi hari ababyeyi hari abana hari abakecuru n'abasaza ingeri zose ndakeka ahangaha zirahari ni mu gitondo gitangaje mu nkambi ya Mahama abantu babyutse bishimye baserebura batera morale nyinshi n'ubwuzu bwinshi rero ahangaha ndi kumwe n'umupapa uri umupapa ndi kumwe n'umupapa w'umugabo wubatse akiri muto ndabona yabize ibyuya byinshi ibyuya byakwishe ibyuya byanyishe
mbere twatangira ubwo wavuga amazina yawe amazina witwa amazina yanjye nitwa Ntarindwa Innocent abenshi banzi ku izina rya Eric yitwa Ntarindwa Innocent abenshi bakunze ku izina rya Eric ndabona aha ngaha abantu benshi wavuze ibyo wagira ngo wari mu mazi bivuze iki kuba umeze ukundi bivuze ikintu gikomeye cyane maze iminsi myinshi nsenga cyane mu mutima nsengera intare za Sarambwe zari ziri ku rugamba rw'umuheto bari bafite umwanzi bahanganye utari mukeya benshi cyane harimo FDLR abarundi wazarendo n'ingabo za leta twasengaga cyane kugira ngo abanyamurenge bari bari kwicwa ubwo gashinyaguro batabarwe rero mu ijoro Imana yakoze ibikomeye cyane abamarayika bakomeye bakoreye mu ngabo intare za Sarambwe zafashe Uvira bityo rero ndishimye cyane ku buryo bukomeye kuko intare za Sarambwe zunamuye icumu muri Uvira. Ese Eric uravuze ko byishimo kuba Uvira yafashwe kuba Goma yarafashwe na Bukavu bivuze ko ubundi kuri wowe Eric bivuze ikintu gikomeye cyane ubu ngubu hano turi duhari nk'abantu badafite uburenganzira bari mu gihugu cyabo duhari nk'impunzi ariko kuby'Imana intare za Sarambwe ziri kugenda zishakisha uburyo twataha natwe tukagira uburenganzira mu gihugu cyacu. Eric ukagira uburenganzira bwo gucanya birumvikana mu gihugu cyacu cya Kongo n'iki ngiki dusoza wabwira abandi bakongomani bari hirya no hino hatandukanye hari abagiye muri Europe Amerika na Canada ndetse n'abandi mu zindi nkambi zitandukanye no mu bihugu bitandukanye n'icyo wabwira abandi bakongomani bari mu nkambi zitandukanye ahantu henshi hatandukanye n'icyo wabwira kuri ibyishimo ufite kugira ngo ubisangire nabo murakoze cyane icya mbere amahanga arahanda iwabo h'umuntu ni heza gakondo yawe ni nziza nubwo waba waragiye mu mahanga waje ugiye guca inshuro kugira ngo ubeho ariko gakondo ni igihugu gikomeye dufite ibyiringiro cyane ko tuzataha iwacu ku bw'intare za Sarambwe buri wese rero nahe ni amasengesho ni ugutaha mu gihugu kuko cyabonetse tukajya gukorera icyatubyara. Barishimye cyane bavuze ko abantu bagomba kuzajya iwabo bakava mu buhungiro ubundi ntabwo ari byiza si byo Eric ariko natwe turishimiye turababonye mumeze neza cyane cyane ikintu kimwe ubwira abantu bari aha ngaha bose mwabyukanye mu gitondo mwabadutse muze wagira ngo mwishime banyamuryango bantu beza bantu bakunda Kongo icya mbere iza Sarambwe zateye intambwe ziharanira uburenganzira bwacu hari ahantu hafashwe ndashishikariza buri wese gutaha igihugu kimaze kuboneka buri wese nabigira ibye ubuhungiro buraryana dutahe mu gihugu cyacu cyamaze kuboneka. Eric muri ibyishimo dusoza kuganira tuduhaye n'icyo wabwira abasore bacu ba AFC M23 batufatiye Uvira bafashe Bukavu na Goma n'icyo wabwira abasore bari ku muheto ku rugamba ntwari ziri ku rugamba rw'umuheto Imana yo mu ijuru yabashizeho iragahoraho imitima yanyu yambariye urugamba intsinzi yanyu muhaye ababyeyi banyu twishimiye uburyo mufashe Uvira twishimiye uburyo mwafashe Goma amaboko yabahetse aragahoraho muragahora ku ngoma mwogere turi inyuma yanyu. ku mutima n'abana bakishima cyane ariko turagushimiye cyane Imana igumugisha kandi muzaza mu gihugu cyacu cyane uri ku ruhande rw'umuheto intare ya Sarambwe Makenga wihanganiye ishyamba ry'ibirunga Imana izaguha ijuru n'urubyaro ruzagukomoka. hari ababyeyi benshi kandi ndi kumwe n'umubyeyi wundi umubyeyi wabyutse kare umubyeyi araza aravuga ati nanjye ntabwo naryama ntabwo nta kintu nakora ngomba kubyuka nkaza ngafata n'abandi mu buryo bwo kwishimira babwira mama mwaramutse amakuru mwaramukanye amahoro rwose wasaraye nishimye mama bivuze ko kuba wishimye wasaraye umubyeyi ukaba badutse ufite icyuya kingana uku nguku wagira bakumenyaho amazi nabyutse saa 9 nserebora intsinzi ya Uvira abana bacu intare za Sarambwe amadubu twigwaneho oye
wacu atarishimye cyane kuba AFCM 23 twirwaneho bafashe Uvira bakaba bacunguye abantu bacu bicwaga bafatwaga nabi bakabagirana mama n'iki wabwira abasore bacu bagiye gucungura ababyeyi bacu barahejya babicwaga icyo nababwira gusa nuko Imana yakomeza kubihanganisha mugakomeza urugamba timucogore tubari inyuma ababyeyi banyu turabashigikiye dukeneye gutaha ubukunzi buratanga mama n'icyo wabwira urana hari nk'abamakenga baba bari imbere bagira ngo ababyeyi bacu ababyeyi babo abana babo abakecuru asaba ari ishyanga batahe baba babigizemo uruhare baba barataye imiryango yabo bakajya hariya n'icyo wababwira icyo nababwira turabashigikiye turabakunda Makenga turamukunda wadukuye ku cafu akatwicazanya n'ibikomangoma aheka ababyeyi bacu aturinda gusuzugurwa aturinda gutukwa aturinda kuguseba uyu munsi akaba tugejeje ku nsinzi ya Uvira